Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndaramuje cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko bafite amanywa meza, abafite ijoro ryiza, abafite igitondo cy'umugisha. Uwiteka njya kuduteka kugira twongere twibone aha hantu tumeze neza, tunezerewe, dushima Imana, nta gikuba cyacitse. Ni byinshi umuntu yavuga ngo arashimiramo Imana, ni byinshi umuntu yavuga yakira akavuga ati Kristo arahahagaze, Kristo arahabaye, Kristo ari kumwe natwe. Uwiteka Imana aciye inzira, ni byinshi byatuma tuvuga. Ndifuriza isabukuru nziza abavutse itariki ya none. Happy wedding day, happy wedding anniversaries, congratulations. Mwagize ama breakthrough agiye atandukanye, kwihangana gukomeye, abari mu byago, abari ku gisasiro barwaye. Imana yanjye navuga ngo ni mukomere. Hari Imana ihindura ibihe, hari Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura ibyatwizingiyeho. Imana gusuri abadafite akazi, Uwiteka abagenderere, babuze amashuri uko biga, Uwiteka abane namwe. Abababaye, Imana yanjye navuga ngo ni mukomere. Ibihe birahinduka, ibihe birasimburana. Uyu munsi waseka, ejo bikiyongera ukanezerwa cyane. Uyu munsi warira, ejo bikagabanuka ukagira umutuzo. Uyu munsi wahangayika, ibintu bigahinduka. Nje kukubwira ko muri Kristo harimo kubohorwa. Imana ishimwe cyane. Umunsi wa none rero nkuko mubibona, ndagarutse. Uwiteka yongeye kuntera iteka kugira ngo mboneke aha hantu, kugira ngo twongere tuganire, dukomezanye. Maze iminsi ntekereza, ndavuga ngo eko tuzi abo turi bo muri Kristo. Mu yandi magambo, tuzi ko turi abana b'ubwami, tuzi icyo bisaba kuba umuntu yitwa umwana w'ubwami, tuzi se Imana, tuzi ububasha bw'Imana, turabyumva. Numva mugakomeje kumbwira ngo ese iyo ugenda mu nzira, ngewe nka Sandrine ndi kugenda mu nzira, wowe nkawe uri kugenda mu nzira, ujya wiyumvisha ko ubwami bwawe, ubwami ubarizwamo, ubwami wemeye ari ubwami buri hejuru? Ese bijya biguha no kwitwararika? Reka dusome ijambo tubona mu Bagalatiya, Abagalatiya ibice ni 3, turasoma duhereye kuri 26. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo, kuko mwese ababatirishijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo. Mwese muri abana b'Imana mubiheshejwe no kwizera Kristo, kuko mwese ababatirijwe muri Kristo muba mwambaye Kristo.
Imana ishimwe cyane. Kansome verse y'icyongereza, Galatians chapter 3 verse 26. 26, the Bible says, Galatians chapter 3, verse 26, it is through faith that all of you are God's children in union with Christ Jesus. You were baptized into union with Christ, and now you are clothed. So to speak with the life of Christ himself. Amen. Tubonye ijambo ryiza, kuba abana b'Imana cyangwa kuba the sons and daughters of kingdom, kuba abana b'ubwami, niryo ijambo ryakomeje riza, kuba abana b'ubwami. Mu yandi magambo, kuba tubarizwa mu bwami bw'Imana, mu bana b'Imana, ngo tubiheshwa no kuba abakristo, tubiheshwa no kubatizwa, tubiheshwa no kwizera Kristo, tubiheshwa no kwizera. Ubwo nagira ngo nyine tuhumve kuba abana b'ubwami byo mvuga, kuko turabizi, nasubira inyuma gatoya, umuntu amaze gucumura, umuntu amaze gukora icyaha, navuga ngo ibintu byaraharabitse, ibintu byarangiritse, habaho interruption, habaho kwangirika k'umugambi w'Imana yari dufiteho, bityo Kristo araza. Tubona ko muri Yohana 3:16 muri Kristo ngo niho noneho twongeye kugira gute, kubonera urukundo rw'Imana, kubabarirwa, kwemerwa n'Imana. Ari mpamvu Bagalatiya 3:26 tubonye ko kwizera Kristo, muri Kristo ngo nibingira bikatugira abana b'Imana, kuko Kristo niwe watanze kugira ngo twongere tugire gute, tubabarirwe, twitwa abana b'Imana, twisange mu bwami nanone ukundi. Imana ishimwe cyane. Ngaranya ngo tugana ko tubyumva neza. Rero nagira ngo twongere twibukiranye ko mu bwami bw'Imana harimo byose. Ese ujya wumva kuba uri umwana w'Imana, kuba uzwi n'Imana, kuba hari prophecies ajya z'abantu bavuga ati kukundwa n'Imana, mwana wanjye nyumva, ujya wumva bikujunguje, ujya wumva bigushimishije, ese ujya wumva biguhaye. Urabona iyo umuntu azwi n'umuntu ukomeye cyangwa tuka muri family ikomeye, afite ukuntu agenda, afite ukuntu aba yiyumva, afite ukuntu abona ibintu. Ese nawe kubera ko Imana iri hejuru y'ibintu byose, kuko uri umwana w'ubwami, ujya wumva biguhaye imbaraga, ujya wumva kuko iyo umuntu ari umwana wakomoka mu bwami n'ibiki, ujya ubona abana bamukuntu bambara ibintu, bakunze kuba bambara ibintu birebire, ibikanzu, bafite ibintu by'ibirabyo, bafite mbese ukabona imitako, ukabona afite ukuntu yitwara. Ese nawe hari ikintu tuvuga ujya wambara cyangwa ujya ukora cyangwa ahantu ujya ujya cyangwa abantu mujya muganira, ukaba wavuga uti ikintu ndi gukora ntago ari cy'ubwami? Ndumva turi kumvikana. Ujya wumva bijya biza, ndagira ngo twibukiranye abo turi bo. Turi abantu b'ubwami, dukwiye no mu kumuvugire yacu ukavuga atari ko ibintu ndi kuvuga ubundi nk'umwana w'umwami, umwana w'ubwami, daughter of kingdom, son of kingdom. Ibintu ndi kuvuga, ibintu ndi gukora birimo represent ijuru, bimwe represent ubwami nturukamo, kuko uri umuntu w'agaciro cyane.
kuba waremeye Kristo nawe utaramwemera wamwemera ukajya mu mubare, ntabwo ari ibintu bikomeye cyane, ngo nibyo duheshwa no kwizera. Imana ishimwe cyane. Ya rero ikindi ndagira ngo navuze ati turasobanukirwaho neza ko umuntu witwa umwana w'ubwami uko ugomba kwitwara. Niba haje ikibazo ukavuga uti ndi umwana w'ubwami, papa niwe udecidinga iki, papa niwe wemeza iki. Iba bishatse byangeraho bikagumaho, iba bishatse byangeraho bikagenda, iba bishatse byagenda gutya. Ni ukuvuga ngo ongera wiyumvemo ko turuka mu bwami bukaze, ubwami buri hejuru y'ubundi bwose, ubwami. Yesu ashimwe cyane. Tubona ko Yesu Kristo navuga ngo aza mu isi, tubona iyo dusomye Bible kuko niyo itubwira amakuru arambuye yimbitse nubwo itabivuga byose, tubona ko yaranzwe no kuganira na papa, yaranzwe no kwirirwa aganira n'abantu, akora ibitangaza, abana n'abantu, kuko nicyo cyari cyamuzanye. Ariko tukabona ko mu ijoro ngo yageraga gute, yazamukaga imisozi akararasenga. Ese wowe ujya wibuka ko nubwo uri umwana w'ubwami, nubwo uri umwana w'Imana, mu yandi magambo, nubwo Imana ikuzi, Imana igukunda, nubwo Imana inkunda imbwita ndakuzi mwana wanjye, ndakumva byucamo, ujya umenya ko kugana n'Imana nibyo byakemura icyo kibazo? Ujya umenya ko kuvugana n'Imana ari byo kwegera Imana ari byo byaguhesha amahoro? Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda bankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Ahandi tukabona Kristo avuga ngo munyigireho, murebe ibyo nkora, murebe ibyo mvuga, murebe uko nitwara. Uko Yesu Kristo yitwaye turabizi twese. Navuga ngo ntago biri kuza cyane, numva agomba gukatira, ariko ni ukuvuga ngo mu byo dukora, mu byo tuvuga, twigane Kristo, tugende nk'uko yagenze. Nshuti yanjye, waba uri mu bibazo, waba uri mu gahinda, waba ufite ishavu, waba ufite umubabaro, waba ufite kumva usikamiwe, nagira nkubwire ngo kwegera Imana, kugirana ibihe n'Imana, kugirana ubusabane n'Imana, nibyo bizagukiza, nibyo bizakubohora, nibyo bizaguha amahoro. Waba uri surrounded n'abantu bagukunda, waba ufite abantu bakwishimiye, waba ufite abantu bakwitaho, ariko hariho ahantu umuntu atazagera, kuko nta muntu wagusinzirira, urabizi, nta muntu wakubabarira. Kubabarira mvuga ni igihe ubabaye ufite umubabaro ngo undi muntu agufate ngo umubabaro wawe ndawufashe, ngo ndawumva, ntago bibaho. Ariko Imana irawumva, Kristo arawumva, yarahaciye aho hantu. Rero igane Kristo, igane Kristo, umenye ngo uri umwana w'ubwami. Ariko ubwami ari igihe navuga ngo uri umwana w'ubwami, ariko umenye ko umuntu uturuka mu bwami atirwa. Ariko ngo ubwami buraterwa, ariko ubwami bw'ijuru bwo nta guterwa kundi, ni ababuvamo baterwa. Ni twebwe bigeraho, ni twebwe bihindukiraho, ni twebwe tubona navuga ngo ibitero. Ariko witsikamirwa, wishaka kuvuga ngo birahagije kuba ijuru rinze, birahagije kuba ndi umwana w'Imana. Hari icyo umwana w'Imana akora, umwana w'ubwami akora. Witwarwa navuga ngo ubwenge, no kuvuga ngo ndabaza abana banjye, ibyo mushaka ndabizi, mukomange muzakingurirwa, musabe muzahabwa, mushake muzabona, ngo kandi uko Kristo yagenze ngo namwe ariko mugenda. Imana ishimwe cyane. Reka tugeze aho ngaho, ndumva ari umuntu tuganiriye, nubwo bitari gupasuka cyane, ariko ndumva ari umuntu tuganiriye ngo mushake muzabona,
mukomange muzakingurirwa. Haleluya. Tugende nk'abana b'ubwami, no mu nzira ugenda ukandagira umva kuri umwana w'umwami, atavuga ngo uragenda wishyize hejuru wenda se oya, ariko uvuga uti ndi umwana w'ubwami, ibyaba byose ibi si byo kunkanga, ibi ntago bikwiriye kuntwara umwanya ibi ntago bikwiriye gutuma mbitekerezaho cyane, nta naho nabibonera mu mutima wanjye, ibi ntago bikwiye kubona umwanya. Yes, iri jambo nashaka cyane mu mutima wanjye, umwana w'umwami ntago bikwiye kubona mu mutima, ntago bikwiye kubona mu mwanya. Yes, reka tugezaho reka tugezaho ngaho nuba tuganiriye cyane. Mukomeze mukomere mu Mana, agakiza ntago ari igipindi. Kwakira Kristo yaraje koko, Kristo araza yigira umuntu kugira ngo ab'isi tuzabashe kubyumva no kubyakira. Yigira ucishijwe bugufi kugira ngo natwe duciye bugufi tutazamutinya. Arasuzugura kugira ngo natwe duciye bugufiya tuzabone ko ahari ibyo yaciyemo natwe tubinyuzemo bitubayeho nta gikuba cyaba cyacitse. Yemera ibintu byinshi, aza mu nzira navuga ngo zigoranye zo gucishwa bugufi, hamwe abakomeye batajya babyemera, akavuga ati umwana w'Imana ni gutaza muri izi nzira, akora kugira ngo twese tuzamwibonemo. Imana ishimwe cyane. Rero utaremera Kristo igihe niki, nukuri tuzahora tubivuga, muri Kristo hari amahoro, hari umudendezo. Twagezemo turushye, twagezemo tunaniwe, turabohoka. Tujya duhura n'ibikomeye, tujya duhura n'intambara, tujya duhura n'akaga, tujya duhura n'umubabaro, ariko iyo tutakambiye Kristo, dutakambiye Imana, iyo Mwuka Wera haje, ibintu birongera bigahinduka. Turongera tukagira amahoro, turongera tukagira umunezero, turongera tukanezerwa, turongera tukabyina, turongera tukumva wa munezero uhoraho uboneka muri Kristo, kwa kwidegembya. Nawe wacitse intege, tubona bariya bagiye barambirwa, ariko Mwuka w'Imana yahagera bagakomera. Ongera ugaruke ukomere muri Kristo. Ntago wasebye, ntago watakaje igihe, wariyize pe, ariko ongera ugaruke muri Kristo. Abana b'ubwami rero nimukomere, ugende nk'umwana w'umwami, uvuge nk'umwana w'umwami, usubize nk'umwana w'umwami, utekereze nk'umwana w'umwami, ubabare nk'umwana w'umwami, wumve ko hari ukurwanira ndetse hari ukugenga. Hari ubwami bw'utekerereza, ariko nanone ni ukugira ngo tujye duhora imbere yabwo, duhora imbere y'Imana, tugira n'ubusabane, dutuze kandi dukomere mu biba. Wumve ko hari Imana ikurwanirira, uharanire guhagarara hariya wahamagariwe, hariya waboneye umwami, hariya wamenyaniye n'Imana. Ntukifuze kuhava, uhavuye wongere utere urutambwe hasubire. Barashimwe cyane. Turaganiriye cyane rero, kandekere mukomeze mugire ibihe byiza. Imana ibishaka tuzongera mukomere. Imana ibakomeze, Kristo akomeze abagaragariye mu buzima bwanyu bwa buri munsi, kandi Mwuka w'Imana akomeze abane namwe. Ndabakunda cyane rero, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye.